Bakunze ibiganiro byacu nongeye kubasuhuza mbabwira ngo mwiriwe cyangwa mwaramutse aho muri hose, kandi shima Imana ko yaduhaye ubuntu bwo kongera guhura nk'abana b'Imana cyangwa se bayikunda bayisenga kugira ngo tubashe kuganira. Uyu munsi rero nkaba nifuje kubaganiriza ku rugendo rwanjye rw'ukuntu nahinduye idini. Reka mvuge idini kuko Imana nayo isanzwe nyizi. Reka rero dusenge kugira ngo tuganire neza. Mama Imana urakoze kuko uyu munsi yongeye kuduha gahunda nziza yo kuvuga ku byawe. Reka ntabara amagambo gusa nkuko Paulo yabivuze, ahubwo hagaragaremo imbaraga Mana zawe. Ndagushimiye kuko Umwuka Wera ari kumwe natwe, kandi buri wese ari gukurikirana bino biganiro umureba ahari hose kandi umusobanukiwe. Umwuka Wera ndakwinginze, mukozi mwiza, mufasha mwiza twahawe, umanuke mu mitima yacu twese, nanjye uri kuvuga kugira ngo Mwami tubashe guhabwa icyo wateguye. Urakoze Mana kuko umukozi mwiza, uzi ibyo turi buhabwe kandi bitugirire umumaro muri uru rugendo. Izina ryawe ryubahwe n'iteka ryose, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Idini rero ni ikintu ushobora gukuriramo cyangwa se mugahuriramo muri abantu bafite imyumvire imwe, mukagira imitekerereze imwe, mbese ku bijyanye no kwizera, hanyuma mukabikunda mukifuza ko n'abandi babibamo. Haleluya. Ariko idini rishobora kukwica cyangwa rikagukiza. Rero kuki narihinduye? Urugendo rwanjye rwatangiye ndi umwana muto, nkunda Imana, nyitozwa mu idini ntakeneye kubabwira, ariko yanyigishaga Imana rurema yaremye ijuru n'isi, nkakora byiza kandi nkayikunda. Umuco bantoje waramfashije mu gukura kwanjye, byatumye nkunda Imana, ngira inyota, ndayishaka, kandi biranandinda ibintu bimwe bimwe. Niyo mpamvu birivuga ngo utoze umwana wawe inzira hakiri kare nibwo atazayibagira. Yesu ashimwe. Nizi rero mu migenzereze myinshi cyangwa se mu mikorere y'iryo dini nari ndimwo, byatumaga numva ko hari ikintu ndi gukora kugira ngo nshimishe Imana, kandi byari bimpagije. Nari nezerewe nishimye, kandi n'abari kumwe nanjye ibyo nibuka kuko aribo babintoje, nuvuga ngo bari banezerewe. Rero sinari umwana udakunda gusenga cyangwa se utazi ko Imana ibaho. Ayo mahirwe rero ndayashimira ababyeyi banjye, abo nakuriye ku birenge, ku bibero byabo, bagenda banyigisha. Bakoze umurimo ukomeye ku buryo byatumye n'iyo nyota ubu ntashobora kuyihagarika, kandi mbitoza nabo nabyaye n'abandi bishoboye kubona. Imana rero ishimwe kuko rero nahinduye. Nahinduye kubera iyo nyota nyine nari mfite, yanteye gushaka kumenya Imana cyane. Ese ukuri kw'Imana kuri hehe? Kandi iyo mvuga Imana bashaka kuvuga Imana yaremye ijuru n'isi. Yaremye ijuru ntawe wifashije, irema ibiri mu isi byose ntawe wifashije. Iyo niyo ndi kuvuga abantu bose duhuriyeho. Idini iryo ari ryo ryose urimo, keretse usengiye ibigirwamana. Haleluya. Ibigirwamana kuvuga ngo ni ibishushanyo, ni ibintu bizereramo bitari Imana utabona. Benshi bahita ngo Imana itabona, Imana itabyara se, urugero nk'ubu. Iyo nyota rero yanjyanye aho hantu, ariko nkaba narifite imigenzereze nikundira cyangwa se imigenzo. Iyo migenzo rero yaramvunaga. Kuko ndi kubivuga nagira ngo urimo kunyumva nawe umenye, ese imigenzo nkora Imana Data yaremye ijuru n'isi, ukuri kwayo ijambo ry'Imana rirabishigikiye? Ese mbikora nk'ukuntu y'Imana ibivuga, cyangwa nuko nabitojwe, cyangwa se naho navukiye, cyangwa se n'abantu babinsabye? Akenshi usanga benshi iyo utabihawe uri umwana, hari ahantu ugera bikagusaba kuba mu idini runaka. Ibyo rero kenshi usanga bitewe n'imibereho, cyangwa se ukumva ntacyo bikubyerekana. Yigire muri ya tsinda, ndabona ryo rigaragara neza cyangwa se rikora byiza. Ariko icyo Imana idusaba si ukureba ibigaragara hanze, ahubwo ibigaragara hanze bishingiye ku ijambo ry'Imana biratwubaka n'umwuka wayo, kuko Imana ni umwuka. Ntituzayibona iraha cyangwa hariya, ariko izakorera mu mirimo mu mwuka wayo tugenga, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo abana b'Imana bayoborwa n'umwuka wera. Rero muri uko gushaka Imana byageze igihe mu gukura kwanjye haza umushitsi ahantu nari ntuye. Icyo gihe hari hegereye itorero riri mu bubyutse, niko navuga, ntamenyere muri rya dini ryanjye. Iryo torero rero barasengaga bagacuranga, ariko nkavuga ariko aba bantu basenga basakuza ni ibiki ko banambuza ibitotsi? Rimwe nkumva ko utwo turirimbo turandyoheye, iyo piano se ukuntu barimo gusakuza, nkavuga ariko ibyo ari byo byose abantu barishimye. Ubwo rero nkajya manyura nigira muri rya dini.
igiro cyarageze kandi iryo dini ryari rinyubatse. Impamvu ntaba nshaka kuvuga ibyo ari byo ni iki, nuko hari bizima nahakuye kandi nzi neza ko ari umugeni wa Kristo, umuntu w'Imana ari muri iryo dini. Ahubwo naho kureka uwo muntu akazagira inyota cyangwa se n'ahange nawe agashaka kumenya ukuri kumuvana aho yarari, kuko Imana barayishaka. Biratubwira ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Rero mbangira ngo ntakomeretse umuntu, mubwire ngo ibyawe ni bibi n'ibiki, kuko nanjye Imana ijya kundesha hari ibintu yakoze ko nari mfite imyumvire idashobora kumpindura niyo wagira uti. Rero no kuvuga ngo nanyuraga aho hantu nkumva urusaku nkajya kwikorera iby'imugenzereze y'idini ryanjye. Amen. Noneho rero reka dusome ijambo ry'Imana twumve icyo ritubwira. Amen. Hanyuma nkomeze ubuhamya mbabwire icyatumye mpindura. Reka dusome Abakorinto ba 2:14 tugeze kuri 18. Haravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Byafatanya bite? Cyangwa umucyo n'umwijima byabana bite? Yesu ashimwe. Kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa se uwizera n'utizera bafitaniye umugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuzwa rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti nzatura muri bo ngendere muri bo, nzaba Imana yabo nabo bazaba ubwoko bwanjye. Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana iri narimenye nyuma by'ukuri, ariko nari mfite ibyo nsoma ryari idini rya Kristo ntashaka kubabwira. Ariko rero ngira amahirwe nuko gukura kwanjye no muko gukunda Imana byaragaragaraga. Nibuka ko ndajyaga mu matsinda aririmba nkakora utuntu dutandukanye nkunze Imana cyane. Ariko igihe cyarageze ndavuga ngo reka hari ahantu haniye amatsiko, noneho haza iwacu haza gutura umuntu hasengera. Muri uko kuhatura ariyizi Imana imumugisha yarakoreshejwe ku muryango wanjye. Ahageze atangira kutubwira Imana mu buryo tutari tuzi, atangira kudutumira, kuko Imana Bibiliya iratubwira ngo Imana ni inshuti yacu. Iyo ubana n'Imana ugira ibyo uyibwira. Yesu Kristo aravuze ngo sinkibita abagaragu n'abasuhuke. Kuko ndi kuvuga bino bintu kugira ngo mbabwire impamvu z'ibyiringiro byanjye. Niko Paulo yavuze ngo ntimukagende mutazi impamvu z'ibyiringiro byanjye. Imana rero nasanze uwo muntu ayigira inshuti ye, akayibwira nkaho wagira ngo baragendana. Nareba ibyo avuga nkabona afite umunezero, kuko ikintu cya mbere narwanyaga nangaga abarokore. Nabonaga bagenda barimba mu muhanda, nkabona nibo bantu bambara nabi, nibo bantu basa n'ibicucu, kubera uriya munezero sinawumvaga. Kuko bagenda baririmba mu muhanda, kuko basakuza bati ese ntibazi gusenga gahoro. Alleluia. Kubera cya kibazo cy'amadini n'imigenzereze cyangwa se imico y'ahantu. Yesu ashimwe. Uwo muntu haje nemera ndamukurikira rimwe kubera ikinyabupfura. Ntabwo umuntu yahora gutumira amaherezo uremera. Mpagiye ikintu cya mbere cyahabaye nuko nahise numva Imana batangiye kwigisha neza, batangiye kuvuga ukuntu Imana ari urukundo, batangiye gusoma Bibiliya. Igitabo najyaga mbona nkakibona ngihunguraho akantu k'akavumbi kagiyeho cyangwa imyanda, nkagifata ngiye gusenga. Ntangira kubona abantu bagikunze, ukuntu bateze amatwi, ukuntu bahari baririmba bafite umunezero w'Imana. Nkabareba nkavuga ariko saba abantu ko bicaye hano nta bibazo bafite, ese niki kibatera umunezero? Ntangira kugira ibibazo byinshi ndataha, ntiyagira icyo bintwara. Ubwa kabiri ndavuga nako ahantu basobanuye neza Imana, reka nsubirayo. Ariko imyizere nari mfite ntabyibagiye. Bibiliya iratubwiye ngo umucyo n'umwijima ntago bibana, kandi abantu baterana batanu hari amashusho n'ibiki byose. Mu kuvuga ngo ahantu narindi byari bishoboka ko basengaga amashusho, byarashobokaga ko bagira indi migenzi itari muri Bibiliya. Icyo gihe nari ngeze mu rwego rwo kwiga kaminuza, ku buryo nashoboraga kwigenga n'ababyeyi ntibari kumbuza. Nashobora kubabwira nicyo numva niki, nkagira uburyo nisobanura ntanabakomeretse. Iyo nshuti yanjye rero iradutwara iwacu, batangira kubakunda. Noneho rero ikintu nasobanuriraga ababyeyi nababwiraga ntoya umucyo n'umwijima ntago bijyana. Ariko bikajya bimvuna, nkagenda nkagaruka ngasubirayo. Rimwe mfata icyemezo cyo gukora ubushakashatsi. Wari uzi ko kugira ngo uva ahantu bohewe cyangwa se ushobore kuva ahantu ugera ahandi nuko wibikaho amakuru. Iyo udafite amakuru nyayo, hari ibintu ukora by'amafuti, cyangwa se hari ibintu ubamo ugasanga uri mu kutamenya.
kubera ko ntabwo wacukumbuye amakuru neza. Ndagira ngo nkibarize urimo kundeba, ese aho hantu usengera cyangwa se iryo dini urimo, usibye ababyeyi bari gutoje cyangwa se uburyo wakuze cyangwa se inshuti zawe zakujyanye, wafashe umwanya wo kubitekerezaho ukavuga ngo biravaye bikajya isi ijambo ry'Imana rimbwira iki? Ijambo ry'Imana ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana, yego n'ibitabo 66 bifatanyije, ariko icyo nakubwira, ariko byanditswe n'abantu bagendanye n'Imana. Kenshi usanga n'amadini agera kuri 3 abihurije mu gutinya ikintu ngifata kigahuza abantu 3 ariko bagapfiki, ngo umwe ntiyakarabye undi ntiyagizata. Ariko nagira nkubwire ko Imana ni imwe. Yesu Kristo yavuze ngo nahozeho, haleluya, ngo Abraham atarabaho na Mose batarabaho nari ndiho, ati ndiho. Yesu ashimwe, haleluya. Imana igumugisha rero gufata umwanya wo gutekereza nkuko nanjye rero byagenze. Utiwe byagenze biti, nafashe umwanya wo gucukumbura, wo kureba noneho ya Bibiliya, ese Bibiliya nsengamo ibi bintu muri Bibiliya bivuga. Nkabaza abantu bandusha gusoma bazi Bibiliya, nese ibintu bimeze gute, najya gushakisha nkabiburamo. Gakunda noneho amatsinda mato mato muri iryo torero nari ndimwo. Ndashima Imana ko bari bafite uburyo badukundisha Imana, nimpa noneho gufata icyemezo, ariko biramvuna cyane. Bene dati, ikintu nababwira, idini ni ikintu kivuna. Kugira ngo uzave mu idini ni imbaraga zidasanzwe, ariko biratubwira mu Baroma ngo abo yahamagaye yarabatoranije, kandi abo yatoranije yarabatsindanishirije, ngo nabo yatsindanishirije yabahaye ubwiza. Haleluya. Imana yagutoranije rero ntabwo wayicika. Yesu ashimwe. Icyo gihe rero sinzi ukuntu Imana yandesheje. Twese duhamagara hari ikintu ukoze, numvaga mfite umunaniro, nshaka kwakira Imana itanga amahoro. Yesu Kristo yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, nanjye ndabaruhura. Ikimenyetso cya mbere uzamenya ko ahantu hakwiriye ni iki? Nuko uzagira amahoro, ukumva kuruhuka muri wewe, nubwo waba utarabona ibisubizo. Abantu bashobora gukomera amashyi bagatangarira, ariko ukumva ufite amahoro atemba nk'uruzi muri wewe, ukumva ngeze hahandi ku isoko. Aho ngaho uzamenye ko ahantu hakwiriye, kuko Imana ntabwo izatubaza ngo wasengeraga he, ngo idini niri. Izakubaza ibyo wizeye, irebe ko wayimenye koko. Yesu ashimwe. Icyo gihe rero byaranjyanye njya gusezera ahantu nasengeraga. Yesu ashimwe. Njya gusengera ahantu nasengeraga, njya kuhasezera. Byatewe n'iki? Nuko bari abantu bo hirya banyakiriye, aho iryo dini naringiyemo. Nasanze ari abantu badaca imanza, banyakira uko ndi, bavuga neza, ahubwo ni myizerere narindi mu, none ahubwo nkayitahura cyane kuruta igihe narindi hirya. Ndavuga nti abantu ntago bavuga nabi, ahubwo banyigisha ko Imana ihari, ahubwo hari ibintu bitagenda bitanditse muri Bibiliya. Ujye uvuga uti iri dini ko rikora ibi, byanditse he? Yesu yaje gusohoza amategeko yose, niko yavuze. Aravuga ati amategeko yose yaje gusohora muri we. Yesu ashimwe. Niwe utuyobora, n'umwuka we ni muzima, urahari kugira ngo uyu munsi ukubohore. Nushaka ubyizere, Yesu Kristo araboneka. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Ugize umwete wo kubaza Imana, abantu benshi bagiye bahindura imyizerere. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo ni jyewe nzira, ukuri n'ubugingo. Ukuri rero kumvwa n'abantu bose. Yesu Kristo ni ukuri. Ukuri umwana arakumenya iyo yakoze kibi cyangwa yakoze cyiza. Haleluya. Kristo ufite ubwenge budatunganye neza, ariko ukuri kurabutsinda. Ngira ngo nkibarize, nukuhe kuri uva mu mutima wawe ukarwana nako, kumva ko ibi sinabireka nkurikije uburyo narezwe, uburyo babinyigishije, ntago nshobora guhindura. Ariko icyo nakubwira, ukuri kurabutsinda, kandi Imana iraboneka. Uyishatira kwiyereka. Abantu benshi bagiye bumva Imana ibabwira ibiyereka, ukaba ufite gukekeranya uyu munsi. Nagira ngo wishakire Imana, nawe uzayibona, izakwereka icyo ukwiriye gukora, ikuyobore. Imana yacu ni urukundo. Haleluya. Hari ahantu mu Baroma havuga ngo ufite urukundo abanesheje amategeko yose. Nuvuga ngo abarimo kuyagenderamo neza atabizi. Iyo ufite urukundo nturobanura abantu ku butoni ngo ni basengera aha cyangwa hari. Iyo ufite urukundo ubabarira byose, ukaba wumva udashoboye. Urukundo rakubwira ngo saba imbabazi, kuko ndi urukundo jyewe Imana ndakuzuza imbaraga zo kubishobora. Yesu ashimwe. Nuko rero njya gusezera, ntabwo byari byoroshye. Ndagenda ndapfukama, aho nari nsanzwe mfukama. Ndangije vuga amagambo akurikira, ndavuga nti runaka ndagusezeye, wari mwiza, najyaga nkwizera ngasenga. Bene ndati kosa rya mbere nakoze nkuko nakoraga ngiye ku giti cyanjye, ne kuvuga abantu nuko hano mu Bakorinto ba 2:6 hatubwiye ngo ntabwo umuntu ashobora gusenga n'ibishushanyo. Igishushanyo ni ikintu cyose wikubita imbere ukakiramya,
ukakibona ko ari cy'Imana. Bene data, Imana ifite ishusho. Imana ishimwe ko itatubwiye ngo ndumurokore, ndumwisilamu, Imana ni Imana. Niyo mpamvu umwami wacu Yesu Kristo yaje, ntabe mu bafarisayo, ntabe he, ahubwo akajya i Yerusalemu, akajya gusanga ababaye ku misozi, akajya gusanga indaya, akajya gusanga abantu bose badashoboka. Kuko iyo agenda ahantu akatwereka ngo Imana iba mu masinagogi gusa. Uyu munsi nta muntu aba atajya mu kintu cyitwa sinagogi, ariko Imana yaje ifite ishusho yo guhuza abantu bose. Yavuze ngo sinazanywe no kureba abazima, ahubwo naje kureba abarwayi. Yesu ashimwe. Nuko ndagenda ndasezera, ndavuga nti ndagiye, singiye ahandi, ahubwo ngiye aho basenga ukundi kuntu, kandi nabakunze. Maze gusezera iyo shusho, ndapfukama nkubita ikimenyetso nakoraga muri iryo dini. Ndangije ndagenda. Uko niko urugendo rwanjye rwatangiye rw'agakiza. Nuko nahinduye idini, nuko nakunze Imana, ngiye kubona mbona ndaho, kuko ise nahise numva ntagomba kubivamo. Haleluya. Nuko nakoze ubushakashatsi nsanga rugura binyemerera. Nsanga na ahantu na hamwe Bibiliya imbwira ngo pfukama usengera ikintu runaka. Kuko ijambo ry'Imana atubwira ngo igihe kirageze ndetse kirasohoye ubwo abantu bansenga mu kuri no mu mwuka, badahagaze kuri uyu musozi wa hariya cyangwa hano, ahubwo bansenga mu kuri no mu mwuka. Nasanze rero Imana ari ukuri. Waruzi ko n'iryo dini nagiyemo binsaba nanone gushakisha ukuri kugira ngo nezeze Imana, kuko idini iragira ahantu rikakuboha, ugasanga urimo urakora ibintu kubera imigenzereze y'ahantu. Ariko nimureke mukawera bari batuyobora. Nuko intambwe ziracyakomeza, n'ubu sindagera mu ijuru, ariko ndashimira Yesu Kristo yambohoye. Singipfukamira ibishushanyo, singihamagara abamarayika ngo baze basenge, sinkigira iminsi neza kuruta indi, kuko iminsi yose aba ari iy'Imana. Ndashima Yesu Kristo kuko yanesheje. Imana iguhe umugisha ko nawe ugiye kubohoka, ugiye gushaka ukuri kugira ngo ugume ku Mana yonyine, akaba ari ikwikiriza, iguha ahantu urererwa. Kuko nanjye nari mafite, numvaga hampagije, numvaga harimo kungaburira, numvaga mfite ubuvumbuzi bwinshi ku Mana yanjye. Niga gusenga ntahagaze ku bintu ufashe mu ntoki cyangwa se pfukamiye, kuko tuba tuhakeneye. Ariko ukuri kwawe Imana ntikakugure. Imana ijye ikubona wishakisha, wikunda, kuko ukiri mu isi ufashe igihe mu ntambara, icyangombwa no kurangiza neza kuruta gutangira. Ndashimira Imana ko mu rugendo rwanjye nayibonye, n'ubu sindicuza, ariko n'ubu ndacyakeneye kuyibona. Ndashima Imana rero ko itazandeka, kuko ari umubyeyi mwiza kandi ntiyiringiye. Imana rero umugisha. Impamvu natanze buno buhamya no kugira ngo mfashe umuntu wese arimo gukurikirana afite urujijo rwo kwibaza ngo isi Imana nyakuri ni iyihe. Imana ni ukuri, Imana ni urukundo, kandi Imana ifite ijambo itubwira tugenderaho. Ikintu cyose kitari hano umenye kuri ahantu hadakwiriye. N'ubu uri ahantu hagusaba gukora ibintu, kwitanga, gukora ibintu bitajyanye n'Imana ivuga, aho hantu uzahatekerezeho kabiri. Ndetse ngutumye gukora ubushakashatsi no kwibariza Imana, kuko ngo umwenda wari ukingiriye ahera wacitsemo kabiri. Wemereye kwibariza Imana ikagushira ahayo aho igushaka, hanyuma ukabaho uri umuntu utaboshwe n'idini cyangwa se ibyo wabonye inshuti zawe zagushizemo, cyangwa se ababyeyi, cyangwa se ibihe wari urimo byatumye ujya aho hantu. Birakwiriye kumenya ukuri ukabohoka, ukamenya n'inzira ikugeza kwa Data, kuko twese turirimba ijuru, turirimba kuzagenda, ariko ntabwo tuzi inzira tunyuramo. Ntabwo rero ushaka kuba uri mu muhanda utazi ahantu bisi kujyanye cyangwa se imodoka iri bukugeze. Ugomba kugera ahantu. Yego hari igihe umwana umutwara, ariko hari igihe akura akagera ahantu akavuga ati ndava he ndajya he, ndava mu rugo ngere mu mujyi. Nawe iryo dini urimo ugomba kumenya ko Yesu Kristo ari we nzira, ukuri n'ubugingo, ikugeza kwa Data, kuko ni Imana yigize umuntu. Ngo haleluya. Kuko Imana yakunze abari mu isi, itanga umwana wayo w'ikinege. Umwuka w'Imana waje utura muri twebwe, uvuka nk'umuntu. Ibyo ni ikindi kigo, ariko icyo nshaka uyu munsi nuko wibariza Imana. Biratworohera kenshi guhuriza kuri Data twese cyangwa se Imana ya ijuru n'isi, ariko bikatugora kuba ahantu hashobora kutwigisha iyo Mana, kumva ukuri ni Yesu Kristo, ukuri n'inzira ni Yesu Kristo, kandi aduha n'ubugingo tukanesha, tukazabana nawe mu ijuru. Imana rero umugisha. Reka nsenge. Yesu Kristo, ndagushimira yuko uri ukuri. Ntawakumenya azakorwa n'isoni, kandi waravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, nanjye ndabaruhura.
ndagushimiye kuko wanduhuye Mana. Inyota nari mfite ndabizi ko hari umuntu ari hano arimo kundeba ayifite arimo kwibaza ati ndahera he ndabigenza nte, ariko ko waduhaye ubutware muri Matayo 28 avuga ngo nimugende, bahaye ubutware kugera ku mpera z'isi kugira ngo muhindure abantu kuba bigishwa banjye. Mana ndakwinginze kuno gutanga ubuhamya kwanjye uguherekeresha umwuka wawe wera, kugira ngo umuntu ari ahantu narindi ngipfukamira ibishushanyo mfite ubwoba nibaza ngo bizagenda gute. Mana umwiyereke kuko wewe urashaka ukaboneka. Mana ubaganirize mu nzozi, unyure ku bakozi b'Imana batandukanye kugira ngo baguhitemo bagendane nawe buri munsi. Mana kandi uritangire n'iherezo kandi umuntu ugenda ntabwo ujya uduta. Ndagushimiye kubikoze Kristo Yesu, izina ryawe ryubahwe ubu n'iteka ryose. Amen.